yigambaga uruhare yagize muri jenoside. Aya magambo yigambaga ninde? Ese ni muntu ki? Ese yari ashinzwe iki muri FDLR? Uyu ni General Brigadier Gakwerere mu ishyamba rya Congo. Umutwe w'iterabwoba wa FDLR ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, washinzwe n'abantu bari mu byiciro bitandukanye, bose bahurije hamwe umugambi wo kugaruka mu Rwanda bagasubukura jenoside yakorewe Abatutsi. Mu bagize uyu mutwe harimo abofisiye bagize uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 n'abashinzwe kubiba ingengabitekerezo yo kwanga Umututsi. Bamwe muri bo barahiye ko batazataha mu Rwanda mu gihe akirubamo, nk'uko bigaragara mu buhamya bwatanzwe muri raporo ya African Right kuri FDLR yo kuwa 9 Ugushyingo 2007. CG Evariste Murenzi wabaye muri uyu mutwe yasobanuye ko hari abawubamo batera urwenya ku ruhare bagize muri jenoside yakorewe Abatutsi. CG Murenzi yagize Gakwerere wabaga muri ESO muri Butare atera urwenya ko yahaye ibwiriza abasirikare bateye umuryango wa Perefe wa Butare mu gihe cya jenoside. Jean Baptiste Habyarimana yasobanuye ko Kapiteni Ildefonse Nzeyimana wari umuyobozi wungirije w'ishuri ry'abaofisiye so Butare nawe yigambaga kenshi ati twishe Abatutsi muri Prefecture. Uyu yakoraga bya hafi na Gakwerere wari Renatinate Gakwerere uvugwa muri iyi raporo yabaye umunyamabanga mukuru wa FDLR ndetse ni nawo mwanya yari ubwo yafatwaga n'abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa M23 muri Mutarama 2025. Yashyikirijwe u Rwanda tariki ya 1 Werurwe afite ipeti rya Brigadier General. Jenoside yakorewe Abatutsi yatangiye tariki ya 7 Mata 1994 mu bice byinshi by'igihugu, ariko muri Prefecture ya Butare yaborwaga na Habyarimana Jean Baptiste mu ishyaka rya PER ritavugwa rumwe n'ubutegetsi. Uko byagenze, Habyarimana yarwanyije umugambi w'abashakaga gukora jenoside muri Butare, yizeza abaturage kubarinda, ariko abo muri leta y'abatabazi yari ayobowe na Theodore Sindikubwabo byarabarakaje. Tariki ya 19 Mata 1994 Sindikubwabo yaburiye abatuye muri Butare batari bari kwica Abatutsi muri Prefecture, agaragaza ko bigize n'ibindeba kuva ubwo jenoside yaratangiye muri iki gice cy'amajyepfo y'igihugu. Nyuma y'iminsi 2 Perefe Habyarimana atawe muri yombi. Ubuhamya buvuga ko Gakwerere yari ayoboye itsinda ry'abasirikare batewe muri yombi. Perefe Habyarimana rimwohereza i Gitarama ku cyiciro cya leta y'abatabazi, kandi ko yagize uruhare mu rupfu rwe. I Butare hafi y'ibiro bya Komini Ngoma hari hatuye umwamikazi Rosario Gicanda. Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yabagaho ubuzima busanzwe abana n'umubyeyi we n'abandi bagore bamufashaga mu mirimo itandukanye. Kapiteni Nzeyimana yatanze itegeko ryo kwica Gicanda, yohereza mu rugo rw'umwamikazi itsinda ririmo Gakwerere. Ryahageze mu gitondo cya tariki ya 20 Mata hamwe n'abandi bagore 6 bari mu rugo, ribatwara inyuma y'inzu ndangamurage ribarasirayo. Raporo ya Africa Right
igaragaza ko Gakwerere yayoboye itsinda ry'abasirikare 15 bateye Diyosezi Gatolika ya Butare tariki ya 17 Gicurasi no mu rugo rw'ababikira, bica abantu 6 barimo abakobwa bicishijwe amabuye. Iperereza ryagaragaje ko yayoboye umutwe w'abasirikare bashya bitwaga New Formula, biciye abatutsi benshi kuri bariyeri n'ahandi hantu muri perefegitura ya Butare. Reba ko wakanze like, subscribe, ubundi usharinge, ubundi dukomeze duteze imbere ino channel. Ndabakunda cyane kandi murakoze.